kamata ya pili tutawasaidia, tutatumika bega kwa bega. Zareka mwibariza akantu wenda ugasubize mu magambo make, pourcentage urayiha uburyo bungana iki? Irasohoka muri Uvira cyangwa biracyagora? Arakana abana basigaye bakina ngo 6-7 kuri TikTok. Ngewe ndahamya ko nkuko yabyemeje itangazo irasohokamo, ariko muri ziriya kondisiyo yatanze, ziriya kondisiyo eshatu. Kuko hari aho byabaye, hari aho byabaye bayisaba gusohoka, ivamo, ivuyemo FRDC na za FDLR zose zihita zinjiramo. Umuturage wese bahasanze baramwishe, kuko bavugaga ngo nyine yari yamaze gukundana na M23. None abangabo bo babigaragaje bakora inyigaragambyo, bakora manifestation yo kuvuga ngo rwose turifuza ko ari mwebwe mukomeza kwigumira hano. Bo babigaragaje, abandi nta manifestation bakoze, ariko stili barabishe. Urambwira ngo abangaba bamaje kugaragaza urukundo bafitiye M23, bavuga bati ni mwebwe bazima, ni mwebwe mushobora kuyobora neza, ni mwebwe. Ushaka kumbwira ko mu gihe bahava badafite protection aba bantu babaho? No, babica. Tangire tubifuriza ikaze muri kiganiro kuri Rwanda Nordic TV ndetse no ku Gicaniro TV. Ngiye muri kumwe ni Gatete Olivier, nkabandi mu gihugu cya Denmark. Turavugana na Egide Ruhashya, turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikaze mu kiganiro Egide. Urakoze cyane Gatete, urakoze cyane kunyakirana kuri Rwanda Nordic TV. Ndashimira rero abadukurikira kuri channel zombi, mwese murakoze. Nizere ko wari umeze neza amakuru y'iminsi, ntabwo twari duhebukanye gukora ikiganiro abantu batureba, kenshi bakunda no kubibaza rwose. Nizere ko wari uraho. Ndaho ndashima. Turi mu mpera z'umwaka, hari pasi ibintu byinshi icyarimwe, ariko umuntu nicyo aberaho abinyuramo neza. Yego. Nagutumira no muri kiganiro bwana Egide kugira ngo tuganire, ngira ngo abenshi badukurikiye nawe urimo mu byo tugiye kuganira, wenda ngira ngo urabizi wabiketse. Haravugwa kuva muri Uvira kwa AFC M23, ubwo twongereho natwirwaneho, ariko kandi abantu barabivugaho kwinshi. Abantu baravuga bati ibi bintu se ko byaba ari amahano, abandi bakavuga bati ni pressure y'igihugu cya Amerika, abandi bakavuga bati hakinwe diplomasi ikomeye cyane. Ariko dufite itangazo hano rijyanye n'ibyo AFC M23 yatangaje ubwo yamaraga kubyemera ko igomba gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ariko twaje kubona n'izindi nkuru zitandukanye zinavuga ko hariho kondisiyo AFC M23 yashyizeho kugira ngo ibashe gukura ingabo zayo muri uriya mujyi. Bwana Egide, nk'umuntu ukurikiranira ibi bintu bya hafi ku mbuga nkoranyambaga, bimeze gute kugeza isaha? Haravugwa iki kugira ngo wenda nanjye nze kubona n'ibindi nkubarizaho tubyibazeho, dukora ubusesenguzi bw'ibi bintu? Yego, urakoze cyane Olivier. Icyambere ndagira ngo mbwire abatwumva ko analize zacu dukora hano ni izacu twenyine. Analize dukora nk'abantu, ni analize nza gukora nka Egide ku giti cyanjye, ni analize uza gukora nka Olivier, je pense. Nta kintu na kimwe rwose tuza kuba dushingiraho uretse kuba umuntu akurikirana ibyira ntambara, no kuba rero umuntu yakiriye uko amatangazo ameze. Analize rero ni ziri simple, ni analize twitangira. Nagize abantu benshi bampamagara kubera ko njya ngira ibyo mvuga kuri intambara, njya ngira uburyo nkora za analize zanjye, njya ngira uburyo mbese kuva intambara yatangira, yaba ku Gicaniro TV ndetse nawe ujya ubicishaho. No, buri wese yagerageje kumpamagara rero cyangwa se akanyandikira akambaza ati ariko ibi bintu nibyo? Noneho nkamubwira nti icyo mbona ni iki, nuko mbona ko iri tangazo riri authentique.
kuva rero authentique rero nuko koko ibyo ari byo barasaba M23 gusubirayo kandi nayo yavuze ko iza kubikora. yego Nge rero nagize abantu bagaragaje akababaro, nagize abantu bambwira bati rwose biratubabaje ibi bintu, kugeza naho hariho abambwiye ngo urabizi ngo kubera agahinda binteye ngo mvuye no kuri social media. Umuntu akambwira ati ntabwo nzagaruka kuri social media kuko sinshaka gukomeza, donc urumva amarangamutima yageze kure. Kuko hari ahantu abatutsi bo muri kiriya gihugu uziko ho bikemewe amoko abayo, barabonabonye cyane, barapfuye, barariwe, nta kibi cyo kwisi batakorewe. N'amaginga ya hejuru hariya abarundi baracica abantu mu misozi. Abarundi bagiye bagenda baba disperse, baba batatana iyo mu misozi, baracica abantu. Uyu munsi nyine bakaba bavuga M23 AFC M23 vuga ati twebwe dusubiyeyo. Ibyo rero amarangamutima y'abantu yananiye kwihangana. Ariko nanone ndibuka neza igihe inkotanyi zarwanaga, kuko ibintu byose burya ngerageza kubihuza n'icyo ngewe nabasha kumva amarangamutima yanjye agendeye nanone ku kintu kiri concret, agendeye kuri experience umuntu aba yarabayeho. Muzi neza ko inkotanyi zigeze kugenda zirenga za Rutongo, ziragenda zica za Rurindo, ziramazamuka zigera za Shyorongi. Abantu bazi neza ko iyo uri Shyorongi ukaba uri nka mu mpinga rwose za Shyorongi hejuru za Nyamweru hariya, uba ushobora rwose kubona icyezezi cy'amatara ya Kigali cyane. Bivuga ngo rero iyo uri aho hantu mu by'ukuri iyo ubaze muri kilometero, nta kilometero 23 ziba zihari ngo ugere muri Kigali. Ube rwose usesekaye hariya aho bita ku giti cy'inyoni. Ariko byabaye ngombwa ko habaho gusubira inyuma. Abantu basubira inyuma, baragenda basubira kugera za Butaro, kugera za Cyeru, abantu basubira inyuma. Ni ukuvuga ngo aho abantu bari bamaze gufata harutaga aho bari bafite. Ariko ibintu byarabaye. Ikintu cyabaye, ndibuka ko habayeho abapisi, abashinzwe politike kuza kwigisha abasirikare, babereka ko ntabwo ikigambiriwe ari ukuza wirukanka ufata igihugu. Ikigambiriye ahubwo ni ukubasha kumvikana, kuko icyo gihe mwibuke hari harimo amasezerano yarusha, ariko umuntu anabona ko ayo masezerano yarusha barimo bagerageza gushaka nko gusa n'abayigizayo. Icyo gihe rero byabaye byatumye bakanguka bavuga bati yampaye nkanjye, batari ko muzi ko ahubwo niba iby'amasezerano dushobora kureba nabi tugasanga nabyo byose birangiye, kuko tubona aba bantu bafite ingufu. Buriya rero ikintu cya mbere gihari ni iki: iyo ukoze igikorwa nka kiriya, nka kuriya bagiye bagafata Uvira, haba hagaragaye imbaraga za gisirikare. Ariko abantu bakibaza ngo mbebe urashaka gukoresha izo mbaraga za gisirikare mu buryo bwo kugira ngo ugire ibyo ukora bihabanye wenda n'amasezerano, nubwo ntazi neza uko amasezerano ya AFC M23 avuga kuri icyo kintu bahuriyeho na Congo, kuko ibyo ngibyo ni ibya Doha, ntabwo ari ibya Washington. Noneho iyo rero ukoze ikintu nka kiriya, ni ukuvuga ngo muri diplomasi naho ubutsinze. Muri diplomasi ubutsinze kubera ko malgré ibyo byose bibaye, ariko wowe ugaragaje ubutwari bwo kuvuga ngo ntabwo nge ngambiriye ikintu cyo kuba umuntu yagenda ngo mwibaze ko umuntu ashaka kwikubira ubutegetsi. Ikintu rero gihari ni ikintu ko habayeho ibyo umuntu yakwita mise en point n'ibyo, donc ni condition AFC M23 iriya alliance yashyizeho. Bavuze bati icya mbere ni demilitarisation ya zone. Ndibuka ko n'icyo gihe nanone habayeho iyo zone
iyo zone nta bikorwa bya gisirikare byagombaga kubamo. uravuga ibyo kwa Habyarimana? Yego, ndibuka ko FARC ntabwo bashoboraga kwinjiramo, nta nubwo icyo gihe inkotanyi zashobora kwinjiramo. Yabaye ibyo bita zone neutre. Zone neutre. Hakoreshwaga zone neutre cyangwa zone tampon. Yego. Iki gihe rero ibikorwa bya gisirikare byahise bihagarara aho ngaho. So n'aba ngaba rero barimo baravuga bati la débilitation complète de la zone sans présence de FARDC, FDLR, Wazalendo ni troupes étrangères. Donc ibi ngibi biraza kwexclure n'abarundi. Iyi ni condition y'ako kantu ka nyuma, ni troupe étrangère, noneho hakahagarara ndetse icyo gihe mu yindi ntuza mu kindi abo bashaka kumashoringa n'abarundi ariko bari kuba baje. Donc présence étrangère zirwana. Ariko aka kabiri karavuga ngo la protection active des civils garantie par un mécanisme clair et crédible. No kuvuga ngo hari iyindi mécanisme yaza igomba kuza kurengera abasivili. Baravuga kuba bajyanayo MONUSCO cyangwa ingabo za Angola, kandi byo le déploiement d'une force neutre ntabwo Angola iri neutre. Le déploiement d'une force neutre assurait le survie strict du cessez-le-feu et de la stabilité de la région. No kuvuga ngo hagomba kujyamo izindi ngabo ariko ziri neutre, kuko muri ibi bintu mwibuke ko n'abarundi bajya kuzerega bwa mbere baje mu kintu cyenda kumera gutya. Nicyo nari ngiye kukubaza, kuko wenda wari ugiye kukigeraho kuri turibuka igihe cya Petit Masisi na za Masisi n'uburyo Burundi bwarenze ku mategeko bukambika uniform FARDC z'abarundi barangiza bakaza bagateka ingovu. Voilà, ni naho hahandi bagiye bagatwika za nturo bakagira gute bakica abantu, ibintu bigacika, abantu bakabahungiraho bibaza ngo n'abasirikare baje kurengera abantu, kumbi ahubwo baje kubica. So ahangaha rero ibyo bintu byose ni ibintu bizabanza kuganirwaho. Ese izo ngabo ni izihe, ni iz'ikihe gihugu, ni izihe zishobora gukora uyu murimo zitabogamye? Voilà. Ibi byose rero ni ibintu bijya muri protocol, bageraho bakabyiga bakareba bagasanga kuko Angola yagiye igaragara muri iyi ntambara. So kubamo sinibaza ko byaba ari ibintu byiza, ariko inabayemo ikaba neutre, ubwo urumva nanone nakubwiye ko ngewe ndimo gukora isesengura nk'umuntu ku giti cyanjye uko ngewe nabibona. Gusa rero ikigaragara icyo umuntu yabwira abantu barimo bakoresha amarangamutima nuko nta kamaro ko kwirukanka mu bintu, nta kamaro ko kutagaragaza ko ushaka vraiment amahoro, cyane cyane ko rimwe na rimwe baba bibaza ko ntayo ushaka. Ifa guhita ubereka uti no, nyamara ngewe dore imbaraga nari nzifite nashoboraga kubikora, kandi dore ndabikoze n'ubundi, kuko ingabo nyinshi zaratsinzwe, za Goma, za Bukavu zagiye zitsindwa, kandi ari ingabo nyinshi. Icyo kintu nkigezeho, icyo gushidikanya ku bushobozi n'ububasha mfite bw'imbaraga za AFC M23 ubu bigaragaje. Ariko none iyo wongeye ukagaragaza izindi mbaraga za diplomasi, bavuga bati rwose umva ba bantu siko tubakeka, kuko ubu isi yose wabonye ko communauté européenne, wabonye ko leta zunze ubumwe za Amerika bose ari cyo kintu bavugaga. Icyo gihe rero noneho ubu bacececeje bamwiti ekada uko mudutekereza siko turi twebwe tunyura ba bantu twarwanaga tukabafata barimo baturasa tukabegeranya babacanshuro. Muzi ko abacanshuro batemewe, muzi ko abacanshuro ibintu byacitse bitagomba kubaho, dore ngaba turabafasha, ariko ntacyo tubatwaye, tubaha inzira ngaho nibitaye. Icyo ni icyambere, murabibonye ntacyo mubivuzeho, ntacyo. Ni byinshi cyane AFC M23 bakoze bigaragaza ko bari ku rundi rwego, mu rwego rwa diplomasi. Ariko se bwana Eji mwibarize gatoya, uvika ni igiki gihari kidasanzwe ku buryo za Kamanyora zarafashwe, za hehe zagiye zifatwa tubibona, amahanga ntavuge, ariko niki kiri gutera uyu muriro? Buriya Uvira uramutse uharenze gatoya, buriya Uvira hari strategique kurenza aho handi hose uvuga, kuko biranavuga ko M23 yanaharenze ubu ngubu. Yego, Uvira ni urubibi n'u Burundi, sibyo?
kandi mu birometero bitageze ku 10 ubu uri Bujumbura. Mu mpinga za Uvira indege yose yaterisa n'indege yose idekora ku kibuga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura uba uyifite neza neza muri lunette yawe. Hanyuma hasi ku kiyaga cya Tanganyika kiguha voie ya Zambia, kiguha voie ya Tanzania. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ari nako ukomeza na za Karemi n'ahandi. Voilà. Na poro yaho ni poro ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero nyine kariya gace kaba gashegeshwe bikomeye. Hanyuma ni uburyo nanone bwo guperesa kuko nk'uko ubivuga baraharenze, ariko ibyo byose bitanga iki? Bitanga ouverture noneho kuri Kongo yari isigaye. Uramyumva? So icyo gihe rero nyine baba bavuga bati ariko kubera iki? Hanyuma nyine ubwo harimo probably no kuba abarundi nabo bisanta menase bavuga bati aba bantu badore ngaba. Burya hari igihe uvuga uti umuntu ari inyuma y'igipangu, urumva uti ntararenga portail ngo yinjire mu gipangu, utaracyari inyuma hariya mu muhanda. Ariko iyo ubona ko agiye gufungura urugi rwa sara ngo yinjire mu nzu wawe, noneho nyine hari igihe ukoma kamo ukavuza induru, urumva. Ikindi kandi niwo mujyi nanone ukomeye ufashwe nyuma yuko havugwa amasezerano ya Washington. Ariko abantu babyumve neza, amasezerano ya Washington nubwo bayagarura bagakomeza bayavuga, ubundi amasezerano ya Washington ntaho ahuriye n'ibi byibi biba byabaye. Ubundi ibi ngibi byagakwiye kuba bizana amasezerano ya Doha, kuko Washington ntabwo bafise M23 yari ihari. Ariko bahise babatumizaho. Ariko Trump bitewe na target, bitewe na vision afite yuko iyi manda igomba kurangira afite prix Nobel de la paix, ndetse yabigaragaje mu gihe hasigaye igihe gito cyane kugira ngo ari amasezerano abe, bahise bita iriya centre bagahita bayitirira izina rye. Nuko yatangiye gutegura future ye. Muri iyo future ye rero ni legacy ashaka gusiga, byanze bikunze agasiga byumvikanye ko byanze bikunze ari we wagize uruhare kugira ngo amahoro mu burasirazuba bwa Kongo abeho. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose cyabamo kiyatambamira wazakigira ikintu kiri personal, kizaba ari personal. Ariko hakabamo n'ibintu byinshi bikomeye cyane bigendanye n'ubucuruzi. Kiriya gihugu, urumva, kiriya gihugu isi ahantu iri kujya, bwana Olivier, isi ahantu iri kujya mu buryo bwo, urabona ibintu byose ubu ngubu byabaye electric, sibyo? Ibintu byose byabaye electric. Iyi ni na gahunda ndende yo kudetruiza icyashara cya petrol no kugabanya ubukana cyangwa se imbaraga z'abafite petrol. Bagashyiramo rero imbaraga nyinshi cyane mu bintu bya electric. Ubu imodoka zose, ibintu, amamashini, ibintu bya tekinoloji, ibintu byinshi cyane ubu ngubu birimo birareba Kongo. Companies zikora ibyo bintu byose birareba Kongo. Za battery zizajya muri ayo mamodoka, amabuye agomba kubivamo, agomba gukorwamo ibyo bintu byose, nyine matière première zikomeye cyane kandi nyinshi ziri muri Kongo. So bityo rero biriya bihugu bikomeye bishyize amaso cyane kuri kiriya gihugu. Yego uburyo bwo kukiba bakiba iyo ntambara irimo, urumva, ariko icyo gihugu nacyo bagomba kucyamadua, bagomba kukiguyaguya no kucyereka urukundo, bakibeshya ko bagikunze kugira ngo barusheho kukiba. Icyo gihe rero iyo babwira ngo reka tubafashe turebe ko hari aho duhagarikira aha n'aha, ubwo bibaza ngo hari icyo babamariye. Trump aherutse no kubivugaho, uri kuvuga eji, aherutse kuvuga ko babitse peteroli nyinshi cyane ku buryo batakemera ko isi yose ikontororwa na bateri gusa, kuko ntabwo babyumva aho byava nyine ibyo bikoresho ntabwo bihagije.
ariko ni inevitable kubera ko hari igihe ibihugu mu gihe kizaza bizabaninga rwose amamodoka akoresha cyane cyane wenda nka diesel, kubera ko emission ni igihugu n'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu imodoka iyo ifite igenda igaragaza carbone, igenda igaragaza umwotsi, no mu Rwanda barakubaza bati qu'est-ce qui se passe, urumva bakakubwira bati ese imodoka yapashije control, sibyo? No kuvuga ngo nta gihugu kikifuza ko cyanduza ikirere, kubera ko iyi si igenda ihinduka mu buryo butangaje, kandi ni ukubera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni inganda nyinshi cyane kandi nini cyane, kandi nyine izo carbone, ikirere cyanduzwa n'ibyo bihugu cyane cyane bikomeye. Ariko noneho ubaze n'imodoka zigenda ku isi yose ni nyinshi cyane. Igihe rero zizaba zitakibasha kugenda zikoresheje ibyo za peteroli na diesel, agakora battery, nibura hari ikizaba sauve. Ariko Etats-Unis yo justement kubera yanze gukoresha esansi yayo, ikagikoresha esansi ivanye muri biriya bihugu, cyane cyane buriya niyo mpamvu yatakaga biriya bihugu za Iraq, za Iran, za Arabia Saudite, za Kuwait kera, za Syria, hariya muri za Gulf de Persique, biriya bihugu byose niyo mpamvu yagiye ihibana, nuko yahakuraga esansi nyinshi mu buryo bwo kugira ngo yikoreshe istoke yabo. Noneho mu gihe bari bageze gukoresha iyabo bastotse, babitse imyaka nyinshi kuko batari barigeze bibaza ko ibyo bintu wenda bizaza, none bati ya yindi yacu ntabwo igiye kugira icyo tumarira twarayibitse. None mu gihe kutujyana mu bintu electrique, hanyuma twebwe dusa n'abahomba, urumva ko nyine nk'igihugu gikomeye kitazabyemera, ubwo kizagira ukundi kuntu kibigenza. Nibyo bya bindi n'ubundi tugana ku musozo bwa Egide, nibyo bya bindi twagarutseho tuvuga ko aya masezerano ya Washington yagaragayemo ubucuruzi cyane kurusha uko yabashakira amahoro abaturage ba Kongo. Ndetse kandi tunakomeza tugana ku musozo, ubu haranavugwa ko abaturage ba Kongo bahagurutse hariya muri cya gice cya Uvira ngo bagomba gukora manifestation. Sinzi niba wabibonye, hari itangazo ryasohotse. Oya, ntabwo ari itangazo gusa, babigaragaje, bakoze manifestation, bagaragaje mbese ibyishimo bike cyane byo kuvuga ko bagiye kuvayo, bavuga bati nta na rimwe twarigeze mu kanya mutumaranye, ni mwebwe abantu tubonye mugize icyo mukora, yaba mu rwego rwa politike, uburyo murimo mutubwira mushaka kuyobora hano, yaba mu buryo bwa administration, yaba mu bintu sanitaire, isuku muri gushyiraho hano. Wari uzi ko bahafashe mu minsi 2 bari bahaye bari abantu electricité batigeze babona. Bahise bazana electricité, baba bazanye amazi, baba bakubuye imihanda, baba batangiye gukora amarigore, insécurité totale birahavuye. Niki ku buryo rero nyine ibyo nakubwiraga, abaturage ubu ngubu babyukiye mu mihanda, dore ngaba aho barimo bagenda na za pancarte zabo, bagaragaza ko bose mu by'ukuri batishimiye icyemezo nyine AFC M23 yafashe. Ariko hagati aho nanakubwira Olivier ko le monde iri injuste cyane, urumva, le monde iri injuste cyane. C'est dommage ko aba bantu bicwa bakaribwa bakagira bate, itangazamakuru rigaceceka ntihagire telefone. Ni igitangaza rwose. None uyu munsi baragiye basovye peuple, iyo peuple iragaragaza ibyishimo, nta televiziyo iri kwerekana aba bantu n'ibyishimo byabo, nta televiziyo iri kuvuga ukuntu bashimishijwe no kuba AFC M23 iri hariya. Kubera iki? Kubera icyo bashaka gucuruza, kubera icyo bashaka kugaragaza. Ikindi, look, buriya Olivier, wari uzi ko mu bintu nk'ibi ngibi, ibi nibyo byatumye na jenoside yakorewe abatutsi igera kuri iriya empereur. Buriya iyo abirabura bari gupfa, sometimes bari abantu hari igihe bavuga ngo reka tugabanye abantu benshi, donc humanité, reka tube n'uburyo bwo kugabanya abantu. Iyo rero ari abirabura bapfa, hari igihe ibihugu bimwe bireba ku ruhande bikaza kuvuga ngo ese hari ikintu kiri kuba. Urabyumva? Buriya mu buryo bwo kugira ngo ibintu bigende kuriya, ndakumenyesha ko nta kintu na kimwe kiba kitazwi. Reka nkubwire ikintu,
njye ntanga urugero gatoya nkavuga nti ariko wibaza ute haramutse haje ikintu giturutse mu nyanja gishobora kuba cyasagarira biriya bihugu icyo ari cyo cyose. Uzi ukuntu uzi intervention zaba, uzi ukuntu baba bakibona, uzi aho bagitangirira kugeza n'aho badetekta n'ikintu kiri mu mufuka w'umuntu. Ibi byose iyo bijya kuba hariya, wibaza ko baba batabibona, wibaza ko batabizi. Aba bantu bagwa mu mazi bambuka baza muri ubu buryo bw'impunzi, amato akarinda bahitana, wibaza ko ari uko binjira mu bwato bagakurosinga bakaza batababona? None se ubwo bwato buramutse buje ari ubuje kugira nabi, ari abateroriste, wibaza ko bagera ku nkombe? baba barasa, baba bamaze kubabona kera, urabyumva? None se ni iki kiba cyabujije ibyo ngibyo kugira ngo noneho n'ubundi batabare? Urumva? Ariko ubwato bararindira abantu nk'ubu ngubu uzi amato yaguye arimo abantu hariya muri Tanganyika bambuka bajya i Burundi. Benshi cyane, naguha amafoto nkaguha n'amajwi, narabibonye nanjye, y'abantu bapfa. Wagize se ngo ni ibintu baba batabona? bapakiye abantu bararenza n'imizigo. Voilà. Urumva? Ariko kuri bo it's okay. Urumva? Ariko uzarebe iyo habaye umuntu umwe akaraswa mu gihugu runaka, bagahita uzarebe ibinyamakuru byose bivuga terorisme yaje, ibintu byacitse, dore barashe, dore hapfuye umuntu umwe, dore ibi n'ibi. Reba nk'ubu ngubu birababaje cyane ko byabaye, nta muntu ubishyigikiye, ntihagire umuntu unyumva nabi. Reba ibi bintu byabaye muri Australia, abantu baragiye bajya kuri beach, nabonye umupapa n'umuhungu we bari kurasa abantu from nowhere, batangira kurasa abantu. Hari n'umuntu ndetse wagiye nyine agerageza kurwanya umuntu amuturutse inyuma, mwaka imbunda, agira gute niki. Reba ukuntu byavuzwe biriya bintu, birimo doko ebana, kuko ntushobora kubona drone ziri kurasa umurenge mu baturage. Kandi ntabwo hapfa batanu, ntabwo hapfa 10, hariya hagomba kuba harapfuye 18 cyangwa iki, abandi bakaba bari mu bitaro. Ahandi ho baraza bakaraza village yose, abantu nk'ijana bagapfa. Ntuzigere ubibona mu kinyamakuru na kimwe, ntuzigere ubona televiziyo ikora reportage, ntuzigere wumva bahamagara umunyamakuru ngo wowe uri aho ngaho byagenze bite. Nothing. Mu byaha by'intambara burya bikomeye kirazira kurasa ku baturage cyangwa kubafungirana ku buryo bicisha inzara, kandi ibyo ni ibintu tuzi ko biri gukorwa, babikora buri munsi muri za Minembwe. Ariko hagati aho ngaho numvishe ngo twirwaneho barimo baragerageza ngo bafashe ahitwa niba ari Point Zero, hari Abarundi bafashe. Nababonye Abarundi bo mu Ngona barimo bapasura imisozi, barimo bagenda, hari video yabo ihari ubona bahunga bagenda. Mararuzumba baraza kugarukira hehe simbizi, gusa nyine Le Monde est juste kabisa, n'ibyo umuntu ashobora kuvuga. Ikindi kandi nuko abantu bibagirwa ko abo babyeyi baba bicwa gutyo, abo babyeyi bicwa bakuze, abana, abasaza, abakecuru, abana babo bashaka kubatabara, isi ntibyumve. Abo ngabo barwanira ukuri kwabo, ni uburyo bwo gutabara ababyeyi babo, ariko isi ntibyumva. Abandi bari mu bigo mu nkambi, yaba mu Rwanda hari abantu barenze 100,000 n'ejo bundi nyuma y'ibi ngibi biri kuba hahunze abandi bari za Buganda, abandi bari za Tanzania, abandi bari za Kenya. Ntabwo bashobora kumva ko aba bana barwanira abo babyeyi babo, abambere bapfuye, abandi baba bashobora gupfa anytime, abandi bari mu nkambi. Icyo kintu ntabwo bagishyira mu masezerano ngo bacyumve, bo nabo bishyire mu kigwi cy'abo bana barwanira uko kuri kwabo. C'est dommage. Jide, rero reka dusoze kino kiganiro, turarikira abadukurikiye ko dukomeza kubaha update uko bimeze, ariko dusoza reka nkwibariza akantu wenda ugasubize mu magambo make. Pourcentage urayiha uburyo bungana iki? Irasohoka muri Uvira cyangwa biracyagora? Hari akantu abana basigaye bakina ngo 6-7 kuri TikTok. Ngewe ndahamya ko nk'uko yabyemeje, itangazo irasohokamo, ariko muri ziriya kondisiyo yatanze, ziriya kondisiyo 3, kuko hari aho byabaye bayisaba gusohoka,
ivamo, ivuyemo FRDC na za FDLR zose zihita zinjiramo. Umuturage wese bahasanze baramwishe kuko bavugaga ngo nyine yari yamaze gukundana na M23. None abangabo bo babigaragaje bakora inyigaragambyo, bakora manifestation yo kuvuga ngo rwose turifuza ko ari mwebwe mukomeza kwigumira hano. Bo babigaragaje, abandi nta manifestation bakoze. Ariko stili barabishe. Urambwira ngo abangaba bamaje kugaragaza urukundo bafitiye M23, bavuga bati ni mwebwe bazima, ni mwebwe mushobora kuyobora neza, ni mwebwe. Ushaka kumbwira ko mu gihe bahava badafite protection aba bantu babaho? No, babica. Kandi bagiye kwimukana nabo kuko batuye hariya niho iwabo, bafite amazu yabo, bafite imiryango yabo, bafite akazi hariya. So byanze bikunze rero iraza kubahiriza icyo kintu mu gihe izi conditions za protection y'abasivile, mu gihe nta ingerence y'ingabo z'amahanga ibayeho, hakaza abantu bari neutre baje gufasha abaturage ba Uvira. Icyo gihe AFC M23 izabikora. Yego, reka rero tubitega amaso durebe ikigiye gukurikiraho, kuko ndabizi biteye amatsiko, bamwe biranababaje cyane ku rwego rwo hejuru kandi birumvikana. Reka rero ngushimire Bwana Egide, ubwo ku bakunzi bacu nakagaruka. Urakoze cyane, urakoze cyane mwese rero.